atambuke, ariko aratambuka tumubajije ikibazo kivuga ngo ese umutwe uterwa n'iki? Hirya no hino abantu barwaye umutwe, barawuhorana, arawubyukana, arawirirwana cyangwa se akawurarana akirwa ari amahoro, iminota 30 arawufite ubundi wagiye, abandi barawuhorana. Umutwe uterwa n'iki? Muri budusobanurire n'iyo mitwe itandukanye. Murakoze. Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko wamaze kubyerekana koko turi abagorozi. Umugambi nyamukuru w'ubugorozi ni ukwereka abantu kuri, ariko kuri ni ugutuma umuntu wese mu mpagarike ye, mu mutima we no mu bwenge bwe hagira ubuzima bwiza. Rero kubw'ibyo abantu bararwaye koko, isi n'ibitaro bigari. Nawe ubona bagenda bari indembe, abandi benshi cyane ntibasinzira, abandi benshi ntibaryama, abandi benshi ntibagenda, mbese muri magufi ikibazo kirahari. Kubw'ibyo bisaba ko abantu basobanukirwa neza ko muri Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo wa 2 kugeza 6 haratubwira ngo abantu bose bararwaye uhereye mu birenge kugeza mu gitwariro. Gitwariro rero ni hirya y'igihorihori ho gato, ni ahantu hafite icyicaro kiyobora icyo bita système nerveux autonome. Kubw'ibyo umutwe rero, iyo umuntu aribwa n'umutwe afite impamvu nyinshi ziwurwara. Hari ukuntu umuntu aribwa n'umutwe w'imbere aha mu gahumo aho bita gahanga kano, hari igihe abantu baribwa mu misaya, hari igihe umuntu yumva umuriro waka mu gihorihori, hari igihe umuntu aribwa mu mutwe w'inyuma, hari igihe umuntu yumva asa naho umutwe wa intebe zawo zaguye, hari igihe umuntu yumva umutwe uremereye. Rero hari impamvu nyinshi. Iyo impamvu nyinshi bwa mbere ni izihe mpamvu zitera kuribwa n'umutwe? Ni amahoro make. Abantu benshi cyane bagiye bagira amahoro make ku mpamvu zikurikira. Hari abayafite ari intambara, abandi bakayagira ari uburwayi, abandi bakayagira ari ubukene, abandi bakayagira ari ibihombo, abandi bakayagira ari kudakundwa. Hari impamvu nyinshi yatuma umuntu, ndetse hariho n'abayoboza nk'inzangano gusa. Ubwo waba wanze umuntu bayarangiza amukagira amahoro make, ibyo byatuma uribwa n'umutwe. Amaraso make. Hari igihe kibaho umuntu ubwo wenyine akaba afite amaraso navuga ngo ntiyujuje ibyangombwa, cyangwa se ngo yuzuze urugero rugenewe mu mubiri w'umuntu. Akaba rero ayo maraso make iyo atembera wenda gake, cyangwa se akamera nk'utuza koroha, ukaribwa n'umutwe. Yarangiza akaba n'ubwo aremera, ukaribwa n'imisonga. Ibyo nabyo hari impamvu nyinshi zatuma umuntu aribwa n'umutwe, ariko bihereye ku maraso. Ayo maraso make ushobora kurwara umutwe bitewe n'igifu, bita douleur gastrique. Umuntu afite igifu kijyanira mu kameme, ushobora kuba ukagikunda kurwara mu gahumbi, kandi ukakunda kurwara umutwe cyane cyane igihe isari ije. Ntibigarukiraho gusa, ndetse amaraso atembera nabi ni igihe afite haute tension cyangwa se basse tension, igihe yaba yavuduka cyane cyangwa agenda ku rugero rwo hasi akagenda buhoro. Kuvuga ngo iyo bavuze ngo avuduka cyane nava mu mutima ajya mu mubiri, ayagaruka buhoro nayavuye mu mubiri agaruka mu mutima. Nayo atembera nabi, nabwo umuntu ashobora kuribwa n'umutwe uvanze n'agasesemi. Kudasinzira bihagije. Hariho kuba umuntu ashobora kudasinzira bihagije bigatuma akunda kuribwa n'umutwe, bitewe nuko umutwe w'umuntu asabwa gusinzira hagati y'imyaka 18 kugeza 65. Umuntu akwiriye kuba afite ibitotsi bingana n'amasaha 8 n'igice buri joro. Ubwo bivuze ngo kuva saa 3 kugeza saa 11 n'igice za mu gitondo, ubwo ni saa 3 z'ijoro. Yarangiza abantu badasinzira bihagije bakunda kugira ikibazo cyo kuribwa n'umutwe. Imico mibi yabase umuntu. Iyi mico mibi yabase umuntu ndagira ngo nayo ni ikibazo muri kino gihe. Uzirikane neza uko umuntu yaba afite imico mibi, harimo nk'ishyari, harimo inzangano, harimo kurushanwa, harimo impamvu nyinshi zatuma umuntu arwara imico mibi gusa. Uko kuba nabi gusa, uko kumva utaguwe neza, uko kumva udashakira abandi byiza, uko kumva mbese ushaka kwiyenza, uko kumva usebanya, uko kumva ubeshye, ugambirira kubeshyera undi, bishobora gutuma umuntu aribwa n'umutwe. Ibyo isanga mu gitabo cyitwa Un esprit positif. Yarangiza niho wasanga ibintu ngibyo bigiye bikomera kandi bifite icyo bitwaye ubuzima bwa benshi, bakabura amahoro muri ubuzima. Reka mvugeho bike cyane ku mico mibi, kuko byanze bikunze muri cya gitabo nabarangiye harimo ingingo nyinshi cyane, ariko twakwitaho kandi buri wese yagerageza kumva kandi bikumvikana, kandi buri wese akabishyira mu gaciro, kuko byanze bikunze dusabwa gusobanukirwa uyu muzima twahawe. Ubuzima twahawe tugomba kubuzirikana no kubufata neza. Ndavugamo kimwe ni amahane, ni umujinya, ni ukwitinya. Nabyo hariho abantu babaho gusa byo ngibyo gusa, kumva ko bamurebye bari mu museke, bari mu susugure, yarangiza akabura amahoro. Ishyari rikaza, urwango rutera amahoro make. Yarangiza ibyo bita harcèlement moral, nko guhagikwa byo ngibyo gusa. Hari icyo bita harcèlement sexuel, yarangiza na abantu basanga yabuze ibitotsi gusa, byo ngibyo gusa, ari ukwirarira mufata nijoro agashagambirira kwigwa nabi, cyangwa se kudasinzira. Byo bire yavuze ngo ababinji basinzira ntibatora gatotsi batabonye uko bakora ibibi. Hakaba abandi nabo baba barafashwe ku ngufu akabura amahoro. Bibaho mu buzima. Yarangiza akagira icyo bita kurushanwa. Cyo nacyo hariho abandi nabo babuzwe ibitotsi no kugambirira kwiba. Ni indwara bita kleptomanie. Ni umuntu ntashonje, ntabuze amafaranga, ariko agatima ko gushaka kwiba kakaza, atari kwibira ubukene, atari kwibira inzara, atari kwibira guhomba, ahubwo muri we gusa kugira kundi bikamujyana bikamuza ibitotsi. Ibyo ni ingeso mbi. Ubwi irungu
byonyine ubwabyo gusa ubwigunge nabyo kuba utarashatse kuba utarabyaye kuba utabana n'abandi kuba uri kure y'iwanyu ibyo byose byatuma ubura ibitotsi bishobora kubaho igomwa nabyo ribaho ndetse no gushaka kujyana n'akabonetse kose bibuza abantu amahoro izo ni ingeso mbi kubw'ibyo ntabwo tubitindaho cyane kubana n'abantu baguhagika icyo nacyo gishobora gutuma umuntu arwara akabura ibitotsi akaribwa n'umutwe yarangiza bitewe n'uko buri gihe uhora wikanga imirindi y'uko bari buguhagike bigatuma utagira amahoro mu bwenge yarangiza amazi make mu mubiri hariho abantu banywa amazi ariko amazi ugasanga ari make cyane bigatuma umutima utera nabi amaraso ngo arasa n'avuriranye yarangiza bigatuma umuntu adasinzira neza cyangwa se agahorana akaribwa n'umutwe rero hari icyo gihe biba bisaba ngo byanze bikunze agira amazi yayandangana na litiro 1 ku muntu uri hasi y'ibiro 70 no kuyarenza igihe arenze ibiro 70 tunibuka ko ibiro 82 bikwiriye kuba limit cyangwa se umupaka ntarengwa umuntu yaba araho hirya akamenya ko azongera amazi cyane kugira ngo nibura atagira ikindi kibazo yarangiza umwijima ukora nabi nawo ushobora gutuma umuntu aribwa n'umutwe ibyo bibaho ari umwijima wakoze nabi inzozi nyinshi amaraso agenda nabi aremereye se byonyine ubwabyo bigatuma uribwa n'umutwe imitsi mito ushobora kubaho yarangiza ukaba uri umwana wo mu busaza ukaba nyoko yarahuzwe imitsi yawe ikaza n'imito ushobora no kuba mike bibaho yarangiza ntumwenye n'abandi mitsi yarangiza hakaba n'igihe cyo bita sclerose imitsi yawe igakomera yarangiza bigatuma amaraso atembera nabi ngibyo bimwe mu bishobora gutuma umuntu akunda kuribwa n'ubwoko bw'umutwe